mudukundire kandi dusoreze kuri iyi nkuru nubwo tukiri kumwe nyine y'igihano kidasanzwe cyahawe umuvugabutumwa cyo gufungwa imyaka irenga 8,000 se mama azayimara. Mwajyaga mwumva uw'inkiko zakatiye burundu fungwa burundu cyangwa se uwo zakatiye urwo gupfa bakamunyonga bamumanitse cyangwa bamurashe cyangwa se bamuteye urushinge ariko uyu we azafunga imyaka 8,658. ubu mwatangiye kwibaza muti ese uwo mama ninde wakatiwe icyo gihano n'uwa hehe yari yakoze iki? Reka tubibasomere muri The Jerusalem Post, BBC News, Middle East Eye, News 18, Bloomberg no mu biro ntaramakuru bya Turkiya Anadolu Agency, aho bivuga ko hanwe atyo ari umugabo witwa Adnan Oktar umenyerewe cyane muri Turkiya nk'umuvugabutumwa kuri televiziyo yakatiwe ku wa gatatu w'iki cyumweru. Ubundi amazina ye ni Adnan Hoka cyangwa se Harun Yahya, akabazwiho kuvuga ubutumwa bushingiye ku gitsina, ibyamuviriyemo kugwa mu moshya agasambanya abana batarageza imyaka y'ubukure jondanye. Uretse icyo cyaha cyo gusambanya abana batarageza ku myaka y'ubukure, ibindi byaha yahamijwe n'abacamanza birimo kuyobora agatsiko k'abagizi ba nabi bakora ibyaha bitandukanye, kujya mu byo kuneka cyangwa se gutata mu rwego rwa politiki na gisirikare n'ibindi. Ngibyo byahamye uwo muvugabutumwa wahoraga ashagawe n'abagore yitaga abana b'injangwe, bagahora bamuzengurutse no mu gihe yabaga abwiriza. Ibyo byose birangiye rero atagikomeje kwiyita utwaza Imana ibitabo, ahubwo bimuviriyemo gukatirwa gufungwa imyaka 8,658 mu gihome muri gereza. Ese mama azayibyimba ayirangiza agihumeka w'abazima kubu afite 66 y'amavuko? Umbaze nkubaze, mu gihe habaho igitangaza akarangiza iki gihano nta mbabazi ahawe, yazasohoka muri gereza afite imyaka 8,726. Ibaze nta wundi nzi wayigize muri iki kinyejana cyacu. Ese bizashoboka mu gihe mu isi ya none umurame ukabije atajya arenze 120 iyo bita iry'ibiri? Gayonguka bazaba bakiriho muzatubwira, gusa ibihano biragwira jondanye. Biragwira nta kundi umuntu yavuga.